Reka nongere mbasuhuze inshuti bavandimwe mudahwema kudukurikira uko bukeye n'uko bwije, duhura mumbaza ibibazo bitandukanye ariko cyane cyane ku bijyanye n'abadiyakoni mwavuze yuko hari ibyo mutasobanukiwe ubushize, ubwo nababwiraga ibintu umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo abe yabasha kwiyumvamo iyo mpano y'ubudiyakoni, abe yabasha kwiyumvamo ko akwiye gukora uwo murimo w'ubudiyakoni mu rusengero rwa ADEPR mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma nabibasobanuriye, birashoboka ko hari abumvise babyujuje ndetse abandi bakumva batabyujuje, ndetse hakaba hari n'ababonetse bambwira bati nka runaka ntabyujuje, nka runaka ko atabyujuje kandi ari umudiyakoni, nka runaka ko atabyujuje kandi ari umudiyakoni. Reka nkubwire rero, ngerageze gusubiza abantu benshi mwambajije ibibazo byinshi bitandukanye ku bijyanye n'abadiyakoni, cyane ko uyu murimo ni umurimo watangiye kera cyane, ni umurimo watangiye umaze imyaka myinshi cyane. Mu gihe cy'intumwa niho abadiyakoni batangiye kubaho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uyu murimo ngira ngo hari aho babita abahereza, ariko mu itorero rya ADEPR mu Rwanda bitwa abadiyakoni nk'uko Bibiliya igenda ibigaragaza. Hanyuma hari ibivugwa byinshi kuri Bibiliya bijyanye n'inshingano z'abadiyakoni, ariko uyu munsi unyemerere nkubwire ibintu nibura bigera muri 16. Urumva, umudiyakoni agomba kuba azi, agomba kuba ashinzwe, agomba kwitaho, kubera yuko murabizi yuko hari igihe akenshi umuntu bamurobanura mu bantu bagomba gusengerwa, bamara kumurobanura bakabigisha inyigisho z'umunsi umwe, byarangira bakamusengera, yagera mu murimo akumva arakaze, yagera mu murimo agatangira guteza intambara arwanya abamutanzemo bafite ibyo bamurushije, akumva ko nawe abarushije byinshi. Rimwe na rimwe ugasanga intambara ziravutse ku midugudu, ugasanga mu itorero cyangwa se ku rusengero havutse ibibazo bigiye bitandukanye, ariko bitewe n'uko abantu benshi bagiye mu murimo batarabanje guhabwa amahugurwa ahagije ngo bamenye ibyo bagiye gukora n'ibyo bashinzwe, bamenye imbibi z'aho bagomba kugarukira n'aho batagomba kurenga. Nyemerera rero muri kano kanya nkubwire ngo ubundi niba uri umudiyakoni, ubundi ushinzwe iki? Ubundi umaze iki ku rusengero? Ubundi waguhamagaye cyangwa wagutoranyije ni iki yagushakagaho? Nuhe musaruro yagushakagaho? Hanyuma nurangiza, nimara kubikubwira, wowe utekereze neza. Numara gutekereza neza ugasanga hari ibyo udakora kandi ubishinzwe, ejo bundi hazabaho gahunda yo kugira ngo tunabikubaze. Nitubikubaza usange utangiye kurya indimi, ibyo bintu ntabwo rero nshaka ko uzarya indimi uri umuntu w'umugabo cyangwa uri umuntu w'umubyeyi. Reka mbigusobanurire rero, wicare ubizi neza kugira ngo ejo bundi utazagongwa n'ibibazo kandi ari wowe utarabifatiye umwanya kugira ngo ubimenye, ubyige, unabyitoze, ubisobanukirwe. Birashoboka rero ko waba uje hano kuri cano ari ubwa mbere kandi ukawumva ibi biganiro bigendanye n'impuguro, bigendanye n'uburyo abantu bagomba kuba mu itorero, n'uburyo abantu bagomba guhagarara neza mu izamu ryabo kugira ngo hatoya umwanzi atazabatsinda igitego. Ubundi numara gukanda subscribe n'ibizakurikiraho byose uzajya ubibona. Nyuma y'ibyo ngibyo birashoboka yuko wagira igitekerezo cyangwa icyifuzo cyangwa se ikibazo, uzajya hasi bita muri komenti cyangwa se bandikira komenti, wandike komenti yawe, ibyo uzandika tuzagusubiza nta kibazo. Hanyuma ibyo ngibyo nurangiza ukumva urafashijwe, ukumva uranyuzwe, byohereza wa mudiyakoni wigize akaraha kajya he, akumva ko ari nyiri itorero, akumva ko ari hejuru y'umushumba we, akumva ko ari hejuru y'abandi badiyakoni. Oya, nace bugufi abanze yumve ngo mbere na mbere ubundi ashinzwe iki? Mugenzi we se we ashinzwe iki? Undi we se ashinzwe iki? Ibyo nibyo ngira ngo tuganire muri kano kanya, muri aya masaha. Umudiyakoni ashinzwe iki? Icya mbere umudiyakoni ashinzwe ni ukwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusenga. Buriya nubona udafata umwanya ngo usome ijambo ry'Imana,
nubona udafata umwanya ngo usome Bibiliya yera, nubona udafata umwanya ngo usome ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, uri kumva, ukabona umara umunsi utavuze ngo Mwami Yesu, ukabona umaze icyumweru udapfukamye ngo uvuge ngo Mana ndagushimiye, ukaba mbese wa muntu wibereho mu buzima nk'umuntu wageze iyo ajya, uzamenye yuko inshingano yawe yakunaniye. Uzamenye yuko inshingano yakunaniye. Umudiyakoni mu nshingano cyangwa se umudiyakoni. Ubushize twavuze uburyo umuntu ugomba kuba we, ibintu agomba kuba yujuje, turabisobanura. Hanyuma uyu munsi wagezemo, wagize amahirwe bakurobanuye wagezemo. Ikintu cya mbere ushinzwe, mu byo ushinzwe ugomba kuzabazwa ukabisobanura imbere y'abandi bantu, imbere y'Imana cyangwa se n'imbere y'abahamya benshi n'imbere y'abantu uhagarariye. Ni ukukubaza ngo ijambo ry'Imana rivuga gutya na gutya ridusobanurire. Ntabwo uzabasobanura ibyo utazi rero. Ugomba gusoma ijambo ry'Imana, ni wo mutsima abakristo barya ukabakomeza mu rugendo rwabo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo ruzayobora abantu basomye Bibiliya wowe utayisomye, bazakubaza ibibazo kandi bazakugusha mu mutego. Niyo mpamvu rero icya mbere ugomba kwiga ijambo ry'Imana wanze ukunze. Wabona utabishoboye ukamanika amaboko ukavuga ati njyewe ndasezeye, ntabwo mbishoboye, mwanshyizemo munkunze, mwanshyizemo bishaka, ariko niba udafata umwanya ngo usome ijambo ry'Imana wige ibyo udasobanukiwe, birashoboka ko hari umurongo wasoma ntusobanukirwe, ufite umushumba, ufite abandi bantu bagusobanurira, basobanuza ariko nawe usobanukirwe kugira ngo uzabone uko usobanurira abandi muvandimwe. Hanyuma reka tugende ku cya kabiri. Ushinzwe iki wa mudiyakoni we? Ushinzwe gufasha umushumba n'umuyobozi w'itorero kuzuza inshingano ze, ariko cyane cyane izijyanye n'imihango yera n'indi mihango y'itorero rya ADEPR. Birashoboka ko waba uri n'umudiyakoni utazi imihango ikorerwa mu itorero. Ubundi se uzi ingahe niba uri umudiyakoni? Niba ushaka ko wese mbere yo kurwanira ziriya ntebe imihango y'itorero ugomba kuzafasha umushumba cyangwa umuyobozi w'itorero kugira ngo inshingano ze azuzuze, ni iyihe mihango? None se ubundi inshingano ze urazizi? Ibi nabyo tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Nzakubwira inshingano umushumba afite, kugira ngo numufasha, kugira ngo we azisohoze, uzaba umenye icyo ukoze. Uzavuge ngo ibi bintu ngiye kubikora mu rwego rwo kugira ngo umushumba wanjye cyangwa umuyobozi w'itorero ryanjye mbarizwamo inshingano ze azuzuze. Ugomba no kuba izo nshingano uzizi. Erega nziye igihe ndaje mbikubwire. Wowe mba hafi gusa, kanda subscribe, ubundi ujye unyandikira umbaze ngo ibi n'ibi bimeze gute. Njyewe nzajya ngenda ncukumbure, nsome ibitabo, mbaze abakuru, ubundi nkuzanire igisubizo gitomoye cyane rwose, ndabikwemereye. Hanyuma umva ikindi kintu wa mudiyakoni we ushinzwe, cya gatatu, nongere mbisubiremo, iki ngiye kuvuga noneho ni icya gatatu mu bintu 16. Ushinzwe gufasha abakene n'abababaye bari hehe? Bari mu itorero. Ariko bivuze ngo nako niyongereyeho, niba bo mu itorero urabafashije ukabasoza, cyangwa se niba hari n'umuturanyi muturanye mufashe, Imana izaguha umugisha. Ariko noneho mu nshingano ufite, utegetswe gufasha abakene n'abababaye baba mu itorero. Wa mudiyakoni, ibyo ni inshingano zawe. Ntiwirirwe utera imigeri. Niba wumva ushaka gutera impaka urazitera, ariko urarashya imigeri y'ubusa, aba bantu uzababazwa. Tugeze ku cya 4. Umudiyakoni, wa mudiyakoni we
ushinzwe gutoza abakristo gukomeza inyigisho shingiro n'indangagaciro by'itorero ADEPR ndetse no kubahiriza amabwiriza agenga imyitwarire y'abanyetorero b'itorero rya ADEPR. None se ubundi reka nkubaze, uzabatoza gukomeza inyigisho shingiro nawe utazizi? None se uzabatoza gukomeza indangagaciro z'itorero nawe utazizi? None se uzabatoza kubahiriza amabwiriza agenga imyitwarire y'abanyetorero utayizi? Nyegera, oya, reka ibintu byo kwiyemera, nyegera ngusobanurire. Ibi nabyo ugomba kuba ubizi. Icyo wumva utazi ukagisobanuza tukagusobanurira. Hanyuma mu bintu umudiyakoni ashinzwe, icya gatanu, buriya mu nshingano z'abadiyakoni, ntabwo muze ngo ni umudiyakoni runaka. Hari amatorero usanga hari umudiyakoni wagira ngo niwe ubishinzwe wenyine, ariko njye ndavuga umudiyakoni wo mu rurembo rw'amajyaruguru, mu rw'amajyepfo, mu rw'iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Nta mudugudu, nta n'uwo nashatse gutunga urutoki, ariko ntukiharire inshingano. Inshingano zifitwe na buri mudiyakoni uwo ari we wese. Si icya gatanu ngezeho? Ushinzwe gutegura igaburo ryera no gufasha umushumba kuritanga. Hari aho uzasanga ku midugudu itandukanye ngo hari umuntu ushinzwe gutegura igaburo, ngo niwe ubishinzwe, ngo niwe ubizi, ngo niwe ufite izo nshingano. Oya. Ariko byanashoboka ko waba ufite wabikuye. Nawe tanga igitekerezo, uvuga uti njyewe ibi bintu ntahari nta wundi wabishobora, none ni njye ngomba kubijya mbikora njyenyine, abandi mwegere mbere kuko ari njye ubishoboye. Oya muvandi, icya gatanu kiravuga ni inshingano y'umudiyakoni uwo ari we wese gutegura. Mbese mu yandi magambo, buri mudiyakoni yagombye kumenya gutegura igaburo ryera. Cyumvikanye? Gatandatu, umudiyakoni ashinzwe gufasha umuyobozi w'itorero gutanga ubujyanama ku banyetorero. None se uzatanga ubujyanama mu banyetorero nawe nta nama wigiriye? Rero niyo mpamvu navuze ko umuntu agomba kuba ari umuntu usobanutse, ugomba gutanga inama ku banyetorero, kuko ntabwo watanga icyo udafite. Rero ugomba kuba uri umuntu usobanutse, watanga inama nawe ubanje kuyigira. Aha, reka tugere kuri karindwi. Gusura no kumenya ibibazo by'abanyetorero, yarangiza akabigeza ku muyobozi w'itorero. Buriya ni ukuvuga ngo umuyobozi w'itorero ntabwo yagera kuri buri mukristo uwo ari we wese. Wa mudiyakoni we rero izo nshingano urazifite zo kujya usura abakristo, ukamenya ibibazo bafite, ibyo bibazo ukabijyana ugatanga raporo. Niba uzi ko ushobora kumara amezi 2 nta raporo uraha umuyobozi w'umudugudu wawe, ukaba uzamara amezi 3, ukamara umwaka, hari nawe nzamara nk'itanu nta raporo aratanga y'abakristo bafite ibibazo mu gice ahagarariye cyangwa se ayoboye. Ariko niba byanabagaho, menya yuko uri kwica cyangwa se utari mu murongo neza. Hanyuma ikindi, tugeze nko ku cya munani. Icya munani nashatse kukubwira kiravuga ngo wa mudiyakoni we ushinzwe gufasha umuyobozi w'itorero gutegura amateraniro no kwita ku mutekano wo ku rusengero. Buriya nuzajya ku rusengero urwo ari rwo rwose rwa ADEPR mu gihugu cy'u Rwanda, uri umushyitsi, umuntu uzakwakira uzamenye ko uwo muntu ari mu nshingano z'ubudiyakoni. Twamaze kubona yuko hari ababikora impano yabo abantu bakayibona bo batanayiziho. Ni byiza cyane rero. Urumva yuko gufasha umuyobozi w'itorero gutegura amateraniro ayo mu mibyizi cyangwa yo ku cyumweru no gukora cyangwa se kwita ku mutekano wo ku rusengero. Njyewe ninza gusenga iwanyu nzanye imodoka yanjye, ngomba kwicara mu rusengero ntekanye, kubera yuko televiziyo cyangwa ikindi kintu gishobora kugira ikibazo. Umudiyakoni agomba kumenya ibyo ngibyo.
Niyo mpamvu nuza gusenga utwaye igare uzagenda uryege igare umudiyakoni nta kindi ashinzwe. Niribura cyangwa hakagira icyangirika hanze, wa mudiyakoni we mu nshingano zawe harimo ibitagenze neza, habayemo icyo bita uburangare. Tugeze ku 9. Umudiyakoni mu nshingano afite inshingano yo gukora imirimo itandukanye muri za minisiteri zitandukanye bijyanye n'impano n'umuhamagaro we. Sibyo nababwiraga se ubushize, mbabwira yuko ubu ngubu ku nsengero za ADEPR hatakiba inama nyobozi, ahubwo hasigaye hakora za minisiteri, hakaba icyo bita inama mpuzabikorwa. Bamwe bakunze kubeshya cyangwa se bamwe bakunze kuvuga nabi ngo nshingwabikorwa. Ntabwo ari inama nshingwabikorwa, kubera ko ibyo bikorwa nta muntu wabibashinze. Nta muntu wabashinze ibyo bikorwa mwa bantu mwe, nta muntu wabashinze ibyo bikorwa mwa babyeyi mwe, nta muntu wabashinze ibyo bikorwa mwa basore n'abakobwa mwe, mwa bagabo mwe, nta muntu wabashinze ibikorwa. Icyo mushinzwe ni uguhuza ibikorwa. Mujye mubivuga neza, ni uguhuza ibikorwa, ntabwo ari ugushingwa ibikorwa. Tuzabasobanurira kuko za minisiteri ziratandukanye nyine. Mu nshingano wa mudiyakoni ufitemo inshingano yo kujya muri minisiteri. Ntabwo si itegeko kujya muri minisiteri y'abadiyakoni, tubyumvikane. Ntabwo ari itegeko kujya muri minisiteri y'abadiyakoni. Ndavuze ngo ashinzwe gukora imirimo itandukanye muri za minisiteri zigize gute, zitandukanye bijyanye n'impano n'umuhamagaro we. Ushobora kuba umudiyakoni rero ntube muri minisiteri y'abadiyakoni rwose. Abantu benshi ntabwo babizi, babibwirwa n'iki se? Batasomye cyangwa basobanuze. Yego, reka tugere ku cya kangahe, ubwo si icya 10 subwo. Hanyuma umudiyakoni agomba gufasha umuyobozi w'itorero kwita ndetse no gucunga umutungo w'itorero. Umutungo ni itorero twavugaga na ADEPR nyine, umutungo utimukanwa. Buriya rero utazabona umudiyakoni akurikirana umutungo w'itorero ngo uvuge ngo hari ibyo yitereyemo. Ntabyo yitereyemo, ahubwo we ari mu nshingano. Ntabwo uzagenda ngo urengere ubutaka bw'itorero ngo nabibona kwihorere. Oya, agomba kubikurikirana, bifite mu nshingano. Hanyuma reka dukomeze tugende. Nkubwire icya 11. Buriya mu badiyakoni hari abantu benshi batazi yuko iki nacyo kibareba. Urambaza uti se ni igiki kibareba? Ikintu kibareba rero ari nacyo cya 11 ni ukubara amaturo n'ibya 10 ndetse no kubigeza mu bubiko bwabyo. Ibi bintu nabyo uyu murimo nawo, hari amatorero menshi uzasanga hari abantu bahezwa muri iki gikorwa cyo kubara amaturo n'icya 10, cyangwa se nabo bakiheza. Ugasanga umuntu amaze nk'imyaka 5 nta hantu aragaragara ari kubara amaturo. Ubu uri kuvunisha abandi. Imana ikubabarire, nanjye ndakubabariye cyane rwose. None se kubiri mu nshingano zawe, erega ibi ngende kubabwira ntabwo ari byo ndi guhimba. Naremeye, ndavunika, ndacukumbura, ndabishakisha kugira ngo ngusobanurire. Kubara amaturo ntabwo ari ibya runaka, ntabwo ari ibya runaka, nawe birakureba. Hanyuma icya 12 mu nshingano z'umudiyakoni ni ukwitabira gahunda z'itorero. Niba uzi ko utubahiriza gahunda z'itorero ngo uzitabire, ukaba utaboneka muri gahunda itorero ryateguye, rwose nushaka ufunga imishumi y'inkweto ubabwire uti ngewe ndabona inshingano zinaniye, ubererekere n'abandi babishoboye babigemo. Reka gutera amahane rwose. Icya 13, ugomba gushyigikira ibikorwa na gahunda by'itorero ndetse no kubikangurira abandi. Bivuze ngo nta mudiyakoni wemere guca abandi bakristo cyangwa se abandi badiyakoni intege, ngo bace intege, agaragare nk'umuntu uri kurwanya ibyapanzwe n'itorero, agaragare nk'umuntu uri kubihakana. Ngewe ndi mu nshingano neza kuko ndimo ndabahugurira kugira ngo mwubahirize gahunda z'itorero ndetse n'iz'igihugu cyane rwose. Niyo mpamvu nkubwira ngo
ugomba gushyigikira ibikorwa ndetse na gahunda by'itorero, kandi si ibyo gusa ukanabikangurira abandi. Twagiye ku cya 14, murumva ko turimo turagana ku musozo. Hanyuma umudiyakoni ashobora kuyobora umuhango wo gushyingura umukristo witabye Imana, kandi ashobora no kwigisha abizera bashya, abantu bashaka kwinjira mu itorero, bashaka kubatizwa. Ibi ngibi ariko byo ntabwo ari inshingano wavuga ngo kuba ntarabikoze narayishe, ahubwo ibi ngibi byo ubikora ari uko wabisabwe n'umuyobozi w'itorero. Umunsi rero umuyobozi w'itorero yabigusabye, ntuzagire ngo akujyanye mu nshingano zitari izawe. Wa mudiyakoni we, ibi ngibi nawe urabyemerewe, biri mu nshingano zawe cyane rwose. Hari n'ikindi nanone umudiyakoni agomba gukora kiri mu nshingano ze, ariko bitari inshingano uvuga ngo wenda ngo iyi narayishe, oya. Ni ukuvuga ngo umudiyakoni ashobora kuyobora amateraniro, ari ayo ku cyumweru cyangwa ari mu mibyizi. Ariko ibi ngibi wa mudiyakoni we, utaza kuva hano utera intambara ngo njye kuki ntarayobora, ngo ko hahora runaka oya. Ibi ngibi nubwo ari inshingano z'umudiyakoni, abikora ari uko abisabwe. Niba utarabisabwa rero, nta rubanza rukuriho, ndakubohoye, nta kibazo rwose. Ariko kandi ntuzabirwanire, ntuzanabisabe, uzarindire babigusabe, umuyobozi abigusabe. Ngo ndavuga umushumba cyangwa umuyobozi w'itorero. Icya nyuma rero nicyo ngezeho, ngira ngo nacyo umenye ko ari inshingano yawe gukora indi mirimo yose ahawe n'umuyobozi w'itorero, mu rwego rwo gushyigikira intego z'itorero ADEPR. Mu rwego rwo gushyigikira intego z'itorero ADEPR, izi ntego ugomba kuba uzizi. Mu yandi magambo navuga ngo umudiyakoni mu nshingano afite cyangwa mu byo ashinzwe kubaha umuyobora. Bavandimwe rero, navuze byinshi kuri uyu murimo. Mureke tubisubikire aha ngaha. Niba mwabikunze, muzambwira muri komenti cyangwa muzampamagara. Nimero yanjye kuri WhatsApp 0788719612. Amazina Ndayisaba Jean Pierre. Uzanyandikire umbwire ngo aha sinahumvishe neza, sobanurira. Aha ntabwo nahumvishe neza, sobanurira. Nzagusobanurira nifashishije ubushakashatsi n'ubucukumbuzi ndetse no gusoma ibitabo. Imana nibahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.